cyangwa se ku mihanda yacu. Abajene koko nababwiye tugitangira, abajene muze mwigire hano hino tuganire. Social media zawe, Facebook, WhatsApp, Instagram, za Snapchat n'izindi nyinshi ntabashije kurondora, uzikoresha ute? Niba uri postingaho ijambo ry'Imana cyangwa se nukuza gusuka reba ngo ngakaliri ngo kaje uyu munsi nakahe. Karibu cyane wumva ibitekerezo by'abajene bo ku Nyundo, nawe uzaduha igitekerezo ubutaha. Batangiye twibwira amazina yawe, tubwire na paruwasi ndetse na diocese. Yego. Amazina nitwa Maria Nyirabazarama, mvuka muri paruwasi ya Birambo, diocese ya Nyundo, zone pastorale ya Kibuye. Hariya muri za Karongi. Yego. Hanyuma ndikugira ngo tuganire ku bijyanye n'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga. Abajene ba Birambo mukoresha muti imbuga nkoranyambaga mwamamaza ijambo ry'Imana? Abajene b'iwacu mu Birambo mu kwamamaza ijambo ry'Imana no kugira ngo duhuze abajene, dukoresha groupe WhatsApp, tugira urubuga duhuriraho nk'abajene bose bafite smartphone ku rwego rwa paruwase, tukagira n'urundi rubuga ruduhuza nk'abajene bose ba Nyundo, narwo tukagenda tunyuzamo ubwo butumwa, ducishaho ijambo ry'Imana buri munsi. Ibyo biradufasha, ubundi tukabashishikariza gukurikira Patches TV, ko naho mugenda mugira ibiganiro byinshi n'inyigisho nziza z'ukwemera, kugira ngo tuvome, ariko tutavomeye mu rutete, ahubwo tuvomere mu bivomesho bizima, kandi dutunge n'abandi bajene batafite izo telefone. Murakoze. Ubundi WhatsApp iroroshye, ariko hari n'izindi mbuga nkoranyambaga. Nta bundi buryo mujya mukoresha nyine kugira ngo bigere no ku bandi benshi? Ko ari umujene ushobora kuri WhatsApp ariko akaba atasoma, ahubwo akajya nko kuri Facebook cyangwa se kuri TikTok. Dukoresha na TikTok. Yego. Iyo muyikoresha mute? Naho ya ari ibikorwa byabaye, wenda urugero twagiye gusura paruwase ya Mukungu nk'urubyiruko, dutsura umubano, dukina umupira w'amaguru mu myidagaduro. Ibyo rero tubinyuza kuri TikTok, na bwa butumwa bwatangiwemo bigafasha wa mujene, noneho akabati nanjye butaha nibagira n'ahandi bajya, kuko nabonye abajene akenshi dukunda imyidagaduro, akururwa ya myidagaduro, ariko na bwa butumwa akabutahana. Murakoze. Nitwa Nshimiyimana Janvier, ndi umujene wa paruwasi katedrali ya Nyundo, nkaba muhagarariye muri diocese ya Nyundo. Nta muntu ujya ukubwira ko umeze nk'abapadiri? Murakoze. Ni benshi barabimbwira, hari n'umubikira twahoye agira ndi umufurere, bitewe n'uko asanzwe mbona agira ndi umufurere. Hanyuma rero abajene bo ku Nyundo muri gukoresha imbuga nkoranyambaga mute mwitagatifuza? Murakoze cyane. Nihereyeho nkanjye nkoresha imbuga nkoranyambaga, nkoresha YouTube channel, ndi umuhanzi mu ndirimbo singiza Imana. Nkoresha TikTok, aho naho nyuzamo ibyo bihangano. Nkoresha Twitter na WhatsApp. N'abandi rero abenshi barabikoresha, ariko usanga hani abenshi bakoresha TikTok na WhatsApp. Ese TikTok birakunda nyine ko umuntu ashobora gushyiraho akantu kagatuma umujene umwe iyo agira igitekerezo cyo kumva ko yasingiza Imana? Birakunda rwose, kuko TikTok irebwa n'abantu benshi, kandi usanga ariyo itagorana cyane. Hari video abantu bafata uko yabingana kose mu kantu gatoya, ugahita uyicishaho ikagera ku bantu benshi, bigashoboka, bigatuma byafasha abantu kugira ngo abantu bacisheho ijambo ry'Imana cyangwa se kwamamaza ubutumwa bwiza. Abantu se barabikurikira, barabikunda, cyane cyane abajene nibo turi kuvuga uyu munsi. Abajene muri iyi minsi bakunze TikTok cyane, banarayikurikira cyane. Yego. Ku buryo ushyiraho akantu kagahita kagoyinga viral nyine kagakurikirwa? Cyane. Nihafatiye nk'urugero ngo kuri video ntambutsa, hari igihe mu munsi umwe usanga nk'abantu 1000 bahise bakurikira mu munsi, cyangwa abantu 500, iyo babaye bakaba ari nka 500. Cyanyeretse ko rero kuri TikTok bikunda cyane. Wowe iyo ubonye bagukurikiye gutyo biguhiye shusho nk'umujene gatolika? Bimba ishusho y'uko burya no kwamamaza Kristo birashoboka nk'abajene, kuko ahanini imbere abantu bibwiraga ko kutambutsa ubutumwa bwiza ku mbuga nka ziriya abajene benshi batabikurikira. Ariko yo umuntu abishizemo imbaraga kandi agakora ibintu bifite gahunda, bifite intego, abantu barabikurikira kandi bikabafasha. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Nirere Christine,
mvuka muri paruwasi ya Mushubati zone ya Kibuye diyoseze ya Nyundo. Abajene bo ku Nyundo muri gukoresha imbuga nkoranyambaga muzibyaza umusaruro ariko munitagatifuza? Yego. Gute? Abajene bo ku Nyundo ukuntu turi gukoresha imbuga nkoranyambaga tunitagatifuza, harimo nko gusangizanya amakuru binyuze ku mbuga za WhatsApp. Dukoresha nk'ijambo ry'Imana, tuvuge nk'uyu munsi harimo nk'umuntu uba wohereje ijambo ry'Imana, harimo isomo twasomewe uyu munsi, ivanjiri, zaburi n'ubusobanuro bw'iryo jambo uko babisobanuye, hakazamo n'uwo munsi abatagatifu twahimbaje uwo munsi. Yego. Wowe ku giti cyawe wahisemo gukoresha imbuga nkoranyambaga gute witagatifuza? Ngiye ku giti cyanjye kuko nkoresha imbuga nkoranyambaga 3, harimo IG, hakazamo WhatsApp, hakazamo na Facebook. Ukuntu nabihisemo harimo gupostinga ijambo ry'Imana bitewe n'uwo munsi turiho. Uyu munsi ngiye kuri IG yawe nasanga ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Uyu munsi wenda bitewe n'umwiherero twari turimo kuko bari badusabye gutuza cyane, ntabwo uyu munsi nabashije kubikora kuko gukoresha telefone byari gake cyane, ariko ikindi gihe byo ndabikora. Uravuze ngo nibura guhera saa 11 nta mwanya wari ufite wo gupostinga? Saa 11 za mu gitondo twabaga turi kwitegura kugira tubashe no gukurikiza gahunda z'uru rugo turimo. Yego. Hanyuma rero uyu munsi abajene turimo turagira gutyo uri guscrollinga, waba ukigwa ku kantu kari kuvuga ijambo ry'Imana agahita wikomereza, ariko wagera kuri buri kantu na buri nguni ugahita bagutereka numva ibyo ari byo. Kubera iki abajene ubundi tutari gukunda ubutumwa bwiza buri gutangirwa ku mbuga nkoranyambaga? Icyambere navuga nuko abajene turi gukunda aho isi twerekeza, ntidukunde inyigisho za Yezu. Yego. Mwese mwebwe nyine mubikora mute kugira ngo wa muntu naza akagwa ku kariri wakoze nibura agira ubutumwa bwiza akuramo? Ikintu cya mbere buriya iyo ugiye nko gupostinga ijambo ry'Imana ubundi hagomba kuba navuga nk'ibice 3: umutwe, intangiriro n'igihimba. Ese shyiramo ibintu nyine birakurura uwo muntu kugira ngo ku mutwe urashyiramo nyine umutwe urabasha gukurura uwo muntu kugira ngo abashe gusoma iryo jambo rije kumucengera, cyane nimba ari niyo ndirimbo aze kugira ikintu nyine aza gukuramo. Nitwa Dusengimana Justin, ni diyoseze ya Nyundo, zone pastorale ya Gisenyi, mvuka muri paruwasi ya Busasamana. Hanyuma rero tuganire ku bijyanye n'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga abajene. Umujene ashobora gukoresha imbuga nkoranyambaga zikamutagatifuza? Yego, cyane cyane ngo muri Covid byarabaye cyane. Byabaye gute? Dusobanurire. Ku mbuga nkoranyambaga hari igihe umuntu wenda iyo bitari gushoboka ngo cyane cyane hari amaparuwasi amwe n'amwe afunze, iyo ukurikiranye nk'igitambo cya misa kiri kubera kuri Patches TV, nawe uri wenyine mu nzu witagatifuriza hamwe n'imbaga ifite uwo mwanya iri kuwukora. Kuri TikTok umuntu yahitagatifuriza? Yego, hari igihe wasoma nk'ijambo ry'Imana cyangwa ukabona agakuru kari gutrendinga kavuga ku by'Imana, bikagufasha bikagukora ku mutima. Ariko se uwo yibonye nk'umujene wari uzi nk'umukristo gatolika ari kuri social media ari mu bindi bintu nyine bidasengeye, wa mugani wowe ubifata ute? Birambabaza. Gute? Bikubaza gute? Dusobanurire kure tuganire. Birambabaza kubera ko iyo kuri TikTok cyangwa ku zindi mbuga nuko usanga nyine hari abandi ari gutera kuba, hari abandi baba bagukurikiye bigatuma yabaroha mu ngeso mbi. Hari ahantu byibuze bagakwiriye kubwira abandi ijambo ryiza ribahindura. Rero iyo yagiye mba numva ko hari n'abandi bagiye kugenda, niyo mpamvu bimbabaza. Wowe ku giti cyawe se ukora iki? Upostingi ukora iki cyangwa se n'izihe mbuga nkoranyambaga ukunda gukoresha cyane ku buryo uyu munsi Joseline njya guscrollinga nibuze guhita ngwa ku kariri cyangwa se ku kindi kintu wakoze kugira ngo mvuge ni wa muntu ni umujene gatolika nanjye nshatse natera ikirenge mu cye? Njye cyane cyane ndi umuririmbyi, nkunda gupostinga indirimbo z'Imana, amazaburi, ikindi ni ijambo ry'Imana. Imbuga nkoranyambaga nkoresha ni WhatsApp, Facebook na Twitter na Instagram. Aho hose urapostingaho? Ndapostinga. None ko ntarayigwaho iyawe? Wenda nuko tutari
utamforowinze ntabwo wari wamforowinga n'umforowinga uraza kubibona. yego hanyuma uyu munsi dufite ikibazo cy'uko abajene bari kujya gupostinga ibindi bintu bihabanye n'ibyo twakabaye tuvuga ngo byabafasha kwitagatifuza. abo bajene mwebwe mubafasha mute kugira ngo bisange mu nzira nziza? iyo mubonye muzi ndamwandikira nkamuha mesaje avuga ati byibuze uramutse upostinze ijambo ryahindura ubuzima bw'abantu muri rusange nibyo byiza. ibyo ngibyo uri gushyiraho hari igihe bituma abantu bakunyuza mu ijisho, rimwe na rimwe ukabura amahirwe y'ejo hazaza bitewe n'uko hari umuntu wari kuzaguha n'akazi ariko akabona atakwizeye bitewe n'ibintu urimo kwigaragarizamo. cyangwa twipostingira jitafu n'ibitari ibyo hari n'abashyiraho n'abandi bambaye ukuntu ndashatse kuvuga ariko ukabona nyine biterwa n'ibyo umuntu akunda ariko turabegera nabo. kandi ngo ari byo bita koza amaso. akoza amaso buriya amaso yoga neza ari kureba Kristo, yarangamiye Kristo nibwo abona neza ahubwo kurushaho. Koze nitwa Tumusifu Gratien, mvuka muri diocese ya Nyundo, paroisse ya Stella Maris, ariko mba muri paroisse ya Mbugangari Stella Taloise Mbugangari. Ndi umugaragu w'urubyiruko nkaba na doyen wa zone pastorale ya Gisenyi ikora ku mupaka yombi, mupaka mutoya n'umupaka munini. abajene bo ku Nyundo muri gukoresha imbuga nkoranyambaga neza ngo mwamamaze inkuru nziza? Yego. Ni ubukangurambaga kugira ngo tubafashe kuko bifasha abajene baje. Nk'igice cya Gisenyi cyo kubona abajene babigoye rimwe na rimwe kuba bagiye muri Kongo, akenshi amagrupe duhuriramo, hari amagrupe ya paroisse, hari amagrupe ya komite, rimwe na rimwe dushyiramo ijambo ry'Imana, tugakora inama, hari igihe dukora inama online cyangwa se tugategura isengesho ry'urubyiruko kuko akenshi mu paroisse haba harimo misa ngaruka kwezi mu masaha ya nimugoroba, babajene bavuye muri Kongo bakaza mu misa. Ibyo twumviye mu misa, inyigisho twumvishe tukaba twayisangiza, cyangwa se tukajya no kuri TikTok tugakurikiza CPJ Beyond, byose tukabikurikira tukabasha kuba twabisharinga namwe. ni ukuvuga ngo hari uburyo mushobora gupostinga nko kuri social media ku buryo n'umujene uri muri Kongo ashobora kuza akatendenga igikorwa muri gukora? baraza hano, natwe tujyayo mu maforumu yabo, nabo bakaza hano. Na forumu twakoze ubushize muri paroisse ya Muhato diocese ya Nyundo bari bahari, baraza. Ikigorana n'ururimi ariko twege kuba twaranahabaye turanahiga tubasobanurira kugira ngo tubafashe mu iyogezabutumwa. hanyuma umujene wo ku Nyundo akoresha ate imbuga nkoranyambaga yitagatifuza? Ntabwo ari bose, nubwo abo umwe agatukisha bose ariko ntabwo ari bose. Hari ubona atangiye gutana ukamufasha kuba wamufasha muri ya koranabuhanga kugira ngo abashe gukora evangelization mu byo arimo byose. Yego. Mu bundi batubwira ko ku mbuga nkoranyambaga ibintu biba biriyo ngo ni ibintu ngo bipfuye amaso ngo bigize bite, nibyo koko? Yego, biterwa n'umwanya wabihaye n'ibyo washatse kujya gushaka kuko ntabwo ari byo bigusanga ahubwo niwe ujya kubishaka. Gusa ubifashijwemo na Roho Mutagatifu, ubifashijwemo na rya jambo na ya ntwaro duhabwa buri munsi ya Roho Mutagatifu, ushobora kubyirinda ahubwo ukareba ibiri ngombwa. Uyu munsi abajene ahantu bari cyane ni kuri TikTok na Instagram, mubasangayo mute? Hari ugufungura channel zabo cyane cyane kuri TikTok nk'uko CPJ yabikoze, cyangwa se Biloni ko yabikoze. Hari igihe ujya kubona ukabona notification CPJ wenda bazanye wenda igisobanuro cyo kwa gatanu mutagatifu, ukabona wenda paroisse runaka na yashizeho TikTok yabo kugira ngo yamamaze bya bikorwa bakora. Hari YouTube channels, hari amaparoisse afite ama YouTube channels yabo bashyiraho ibikorwa bya paroisse kugira ngo binafashe na ba mujene. Hari n'abajene badafite izo smartphone ariko bigahera mu makomite kugira ngo noneho bashyiraho na ya gahunda yo kumufasha muri komite kugira ngo babashe kugura smartphone abajene bamwe na bamwe bishyure make muri gahunda z'urubyiruko. Ubundi abajene ni bamwe mu bantu badakunda amatangazo yo mu kiliziya, ariko nanone iyo mubwiye wenda nka perezida w'urubyiruko ushobora kumukominika bigakunda bikoroha. Reka ngufashe, biragoye. Bapfa guhazwa bagasohoka biruka. Gukora ubutumwa muri zone ya Gisenyi mu gice cy'ukegera umupaka biragorana kuko bisaba gukora inama ku mugoroba, bisaba gutakaza energy nyinshi kugira ngo ubone abayobozi, bisaba ubutumwa kugira ngo bakubukore ubabone, ubakura mu miryango ya Gisyo Gatolika mu makorari. Iyo wababoneye mu makorari ujya kuvugana n'umuyobozi wa korari runaka
nk'urugero midisego ati ndashaka abajene bangana gutya ugahozaho ni uguhozaho uhamagara kugira ngo ufashe babajene kuko akenshi dukunda kubivuga padiri umuntu aragenda akadusigira paruwasi iyo tutayubatse rero usanga ibibazo biba ibibazo rero mu butumwa akenshi twebwe mbona binagoye kubihuza ejo bundi nibwo nabwiye abajene ba Kigali mushobora kuba mwe mudafite apostoli ikomeye nk'iyacu kuko twebwe babyuka bagenda bambuka bajya gushaka bagira gute twebwe rero bisaba kuba twajya mu makorari mu miryango Kiliziya Gatolika kuvugana bamwe na bamwe n'abayobozi kugira ngo bagaruke muri ya Kiliziya ariko kubasanga mu misa ushobora gusanga misa gatatu ariyo urubyiruko ariko kimwe cya kabiri cyose barangije guhazwa bose basohotse bagiye ariko bisaba ya matangazo guhozaho kohereza perezida agashyira kuri groupe yabo akamubwira ari nutitabira misa kora ko bataririmbye ariko bisaba guhozaho utwara umwana gake gake. Ese imbuga nkoranyambaga zishobora gufasha umuntu gusenga? Birashoboka ziramufasha iyo atazikoresheje nabi. Icyo tubashishikariza no kubagira inama yo guhitamo ibizima kuko ku mbuga nkoranyambaga hariho ibintu byose rero umufasha guhitamo ibizima kugira ngo avome atazashiduka yavomye ibiroha. Yego. Hari umuntu uje uvuga ati ngewe kujya mu Kiliziya rero bisigaye bimbawa social media niyo yanjye niba hari inyigisho yatanzwe nzajya kuyirebera ku mbuga nkoranyambaga ntago mujye mutekereza gukoresha nka YouTube kugira ngo ejo n'ejo bundi yanyigisho padiri yatanze igere no kuri abo ngabo ngo bumva bari boade batajya mu Kiliziya. Twabashishikarizaga gukurikira Pacis TV ariko icyo ni igitekerezo kiza muduhaye nacyo turakigaho tukinoze gusa ariko ntago twashishikariza abajene bacu kutajya mu misa kuko nubwo arabikurikira ntabwo arababonye ubuzima buboneka mu Karistiya ntagatifu isengesho rikuru ni misa kandi misibaho kuko hari Ukaristiya. Rero umujene uba hakurikira imbuga nkoranyambaga gusa ataza mu misanga hazwe roho yirananuka kuko ntijya ihazwa nyine uko rero dufungurira umubiri tuyishakira ibiryo byuzuye intungamubiri dushishikariza abajene no kujya kubona rya funguro rya roho ari Ukaristiya ntagatifu. Hari umuntu wanga gupostinga kuri izo mbuga nkoranyambaga avuga ngo ibintu bya Kiliziya Gatolika ngo birabowa ngo gusengo ninkiraho ngo nibuhoraho abantu barahita bavuga bati ibyo ni ibiki nibyo koko barahari ariko ni ukwemera gukeya kandi buryo uko twigishwa nuko niba wemera ikintu ugihagararamo neza ukanagifiringa ni nako ukwemera no kwamamaza icurico n'icyo wemera ukabihagararamo neza. Ubwo rero numva ari ngombwa ko nyine twagaragaza ukwemera kwacu binyuze mu mbuga nkoranyambaga. Nk'abajene banyundo so mugira nk'izindi mbuga nkoranyambaga zibahuza usibye WhatsApp mushobora guhuriraho mukavuga ngo tugiye gutegura isengesho runaka turahurira kuri TikTok live. Ntabwo turabitangira turacyabitekereza ariko ntabwo turabitangira live ntabwo turatangira kuzikoresha. Yego. Hanyuma umujene uri hano ushobora kudukurikira muri iki kiganiro turimo turagirana akaba yifuza gukoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo bumubyarira amafaranga ariko nanone mu buryo bumufasha kwitagatifuza wamubwira iki? Namubwira ko atakurikira inyungu cyane z'ubushobozi cyangwa z'amafaranga kuruta kwamamaza kuko iyo umuntu akurikiye inyungu z'amafaranga bituma akora ibidakwiriye gukorwa ariko mbere na mbere yashize imbere ukwemera no kwamamaza ivanjiri akumva ko inyungu ya mbere ari ugufasha abantu guhinduka no gufasha abantu kwitagatifuza iyo niyo nyungu ya mbere. Nabashishikariza rero kwamamaza ubutumwa bwiza badaharanira izindi nyungu kuko iyo uharanira izindi nyungu hari gushiramo ibindi bintu bitajyanye n'ukwemera kandi bikavamo kuyobya abantu. Ese wowe kuki wahisemo gukoresha imbuga nkoranyambaga zawe gutyo kuki utagiye gusilayinga kandi umukobwa mwiza ari gusilayinga n'ibice bikindira? Birashoboka. Icyatumye ngewe mpitamo gukoresha izo mbuga nkoranyambaga sinsireyinge ni ukubera inyota mfitiye Kristo no kubasha guhindura isi ntituzayisiga uko twayisanze ahubwo tuyihindure kurushaho. Birashoboka ko twakwitagatifuriza ku mbuga nkoranyambaga? Birashoboka. Gute? Hari ukuntu ushobora gupostinga indirimbo irimo ubutumwa nge nshobora kuba ndi mu bihe byanjye nawe uri mu bihe byawe ugasanga ndi mu bihe by'akababaro ariko wowe
nawe nyine bitewe n'ibihurimo ugasanga wowe upositinze indirimbo irimo ubutumwa ufasha wa muntu uri mu bihe by'akababaro ukamuhumuriza. Ubwo rero bituma nyine abasha kwitagatifuza bitewe na bwa butumwa buri muri ya magambo wanditse cyangwa muri ya ndirimbo wapositinze. Wavuze kurangamira Kristo yibutsa umuntu wavuze ngo kujya gushengerera ngo biramubowa cyane. Ese ubundi nta kuntu mujya mutegura nk'igikorwa cyo gushengera online nk'abajene? Online oya ntabwo twabitegura, ariko bibaho iyo umuntu ashaka gushengerera no gutuza no kwegera Yezu mu sakaristiya mu kiliziya, warangiza ukamurangamira. Urumva biba bisaba ahantu hatuje, kandi ku mbuga nkoranyambaga hari igihe biba dukora iki rero kugira ngo Facebook zacu, Instagram, TikTok, WhatsApp n'iki uyu munsi zibe isoko y'iyogeza gutumwa? nuko buri mujene icyo namushishikariza, nanjye nihereyeho, twazajya tuhashira ijambo ry'Imana, indirimbo zivuga ubutumwa bw'Imana, noneho buri wese nyine tugateganya ko byibuze n'umuntu utabizi niba nkurikirwa n'abantu benshi ngamenya ko byibuze hari icyo bakuye ku bijyanye n'urugendo rwacu rugana mu ijoro. Ahubwo se urumva bya bintu by'uko bahita bagenda, cyangwa se urumva bitaba hamwe bw'umwanya mwiza wo kubasanga hahandi kuri za social media bahita bagenda bagugiraho? Hari n'ubona itangazo ntanayisome, akabona message ntanayisome, wanamuhamagara ntanakwitabe, wanahura nawe mu nzira wenda akagira ikintu ati padiri arabivuze, komite ya paroisse yarabivuze. So bisa rero guhozaho, ntabwo umwana akura ngo yuzure, ngo bisa kumutwara gakeya kugira ngo, kuko ni n'umujyi uri touristique, ni umujyi buri weekend baba basohotse bagiye kuryoshya, bisa rero guhozaho no gutwara gake. Wowe ku giti cyawe ubona imbuga nkoranyambaga zatuma umujene yitagatifuza? Biterwa n'ukuntu yitwaye. Hari igihe umuntu aba imbata yayo, ariko iyo umuntu yihaye controle muri we, na hano mu kanya babitubwiye, guhera kwa kanga tuza mu mwiherero badusabye gusiga amatelefone, ariko 90% ushobora gusanga basize telefone mu byumba byabo ari nk'10, ari kwinabya gato akajya kuri WhatsApp cyangwa se akajya gukora iki. Bangara abantu babaye imbata yazo, ashaka kukurekura, ariko yihaye umwanya akavuga ati chaque chose à son temps, ndakora iki n'iki nkore. Ubwo ibyo kuri social media mbihereza umwanya wayo, maze kuruka, maze kugera kuri ibi byashoboka. Dukora iki rero kugira ngo imbuga nkoranyambaga zitume twitagatifuza? Mu kanya no scrolling kuri TikTok ubona ijambo ry'Imana, no scrolling ubona umujene uri kuririmba akaririmbo ka kiliziya. Twese birasaba kugira ngo tube ambasaderi, kandi twese birasaba kwambara intwaro, kandi ikindi biradusaba kuba maso, kuko mu kanya nibyo nangiye kubaza Justese, nta mpungenge Padiri Alex Ignace, nta mpungenge dufite ko ejo n'ejo tutashobora kuzabura abasaserdoti kubera izi social media dufite hano hanze. Nibyo, ariko birasaba imbaraga no kubasha gusaba Roho Mutagatifu kadufasha. Ngibyo ibitekerezo by'abajene bo ku Nyundo rero, ngira ngo murabyumvise, baravuga bati abajene kubafatisha biragoye cyane babifitiye gahunda bagiyemo haniya muri Kongo, ariko turagerageza gake gake. Ariko ubundi kuwa mugani kwa cya kibazo nababajije, kubera iki tudashobora gufata umwanya ngo tujye kuri TikTok live dushengerere, cyangwa se tuvuge ijambo duhuriye aho kuri TikTok live? Ni byinshi cyane, nawe ufite igitekerezo cyawe. Hanyuma rero uyu munsi nyuma ya kamera dufite padiri. Uyu padiri yaransekeje.